neza ubona ko nishimye suri kubibona oya biba bigaragara ko yanyuzwe aranyuzwe ameze neza ni kuvuga ngo ndatwika A to Z ni ukuvuga ngo uzi ikintu gihari noneho sasa ni ukuzagera tugashaka ibere ryabigogwe tugahita durishinga mu rugo ariko rero njye nafitemo dute nimba ari umwana wawe ubundi ntabwo ajya apfa kwemera abantu bose ariko we yakubonye arakwemera mfite ka baby face kandi cyakora mfite ka baby face ndubumenye nizere ko madame atareba kino kiganiro arakireba ishimo umunezero ndetse kumererwa neza byose bikugereho wowe wizera Imana wowe ukora kugira ngo Imana inezeze ubugingo bwawe ndetse unagira uruhare no kunezeza abo muri kumwe cyangwa se ube ingirakamaro kuri iyi si aho kuba ikibazo. Nitwa Julius Chita, iyi ni Chita Magic TV. Nizere ko abayikurikiye namwe mumerewe neza, nizere ko Imana ikomeje kubaha imigisha kandi bikomeje kugenda neza. Nkuko bisanzwe ndi kumwe na Aniseti wa musore mumenyere cyane ukiri muto ugufasha kuri kamera iby'agaciro ariko bamuzi wanze atari mutoya. Tugana ni couple muri kureba mubanze muhane cheers. Ngewe se urandasira iki kugira ngo dutangire ikiganiro dufite umutima uso. Cheers to I shot 250. Ni cheers for this. Yes. Umeze neza so. Yeah, meze neza. Sheri akwitande. Bube. Terwa nuko yaramutse. Ni couple ya Logan n'umushari we urabona ko bararyoshye baraberewe kubera urukundo. Maze imyaka mike bashinze urugo batuganiza byinshi ku rugo rwabo cyane ko hari n'umushinga washibutse urukundo zari inzozi z'umwe undi aramuhindurira ndetse yaramuhinduye hindura n'ubuzima niyo mpamvu soso amwenyura nka gutya sibyo ubisobanura gute yani by'igiciro kuri nge ariko cyambere bishimira Imana. Logan umeze neza bro meze neza ntabeze neza wabisobanura kurenza gutya soso abivuze yamwenyura gusa ubundi yuvuze ngo meze neza nko kukubwira ngo she's my world so bwiyo mvuze ibyo ngibyo ukuvuga ngo bimeze neza bumeze neza cyane. Logan Aimable irindi zina ni irihe? Mutabaruka ariko bro ari igihe njya nekereza kwera ikizina ryari gusetsa nawe mwana buriya we hari amahirwe nabuze kubera izina ryanjye njya nibaza iyo nza kuba nk'umukinnyi w'umupira umugongo bari kwandika izina ryanjye byose rigakwira uri kuvuga bari guhera ahangaha rikageza ahangaha. dupresente sheri wawe rero kubera ko agaragiwe ntabwo ari ngombwa ngo yivuge izina banza nivuge nitwa Mutabaruka Aimable Logan. Uyu ni umufasha wanjye yitwa Ingabire Solange Mama Juno ntabonye Juno isumutera amasoni cyane ubundi junior wacu kwera ko nkunda umwe mu bahanzi bita Juno uhita mvuga ati ni Mama Juno. Juno kizigenza yabayeho mbere y'umubebe nta mutipe uzi ko yanamubyara iriya nyinya aryago ni inkoko hejuru y'ikintu yabayeho mbere yaza bizi byibugire kuko yatwaye igare mbere niyo ni couple ya Ingabire ndetse na Mutabaruka muri kubabona niho tugiye kuganira twicaye kuri Soul Cafe hano i Remera ahantu heza aba coffee shop yujuje bya bindi byose ama coffee shops yujuje ukeneye delivery y'ikawa ukeneye icyayi ukeneye cakes pancakes utuntu twose turyoshye mu rugo wabahamagara imbere yaho turayishyira hamwe hasi kugira ngo ba support bigende hasi muri commentaire twapininzi yitwa I shoot 250 TV show bayibonye ariko nahanga muri ryajwe rya kwa kundi I shoot 250 TV show kuki atari yo jingo wakoresheje ako buriya nkuko nanjye nakoresheje Chita
Ako nawe washyizemo ijwi rya ntabwo warishyizemo irya madamu. Wewe ukora ko projet yavutse ahari ugomba. Hoya projection nara dreaminze kera. Noneho kubera umuntu dreaming ariko ntubashe gushyira mu bikorwa ako kanya. Byabaye ngombwa yuko Imana impa umuntu uzaza kuzuza bya bindi twadreaminze byose. And that's why ibi mubona hano right now ari ukubera uyu nguyu. Ariko project yari ihari. So nukuvuga ngo ibintu byose biza kubaho byiza, it's because of her. Thank you. Ndamushimira cyane. Umaze kimwe n'ikimushakanye. Imyaka igiye kuba 2. Chiribura nirira si 3. No. Okay, uyu mwaka wa gatatu. Oya, no mwaka ya 2018 dukora wedding. 2020. Ubundi this is the 4th year. Mu mwaka wa kane. No sheri. Ni wa kane. None se nagutere. Oya, 2019 nabwo twakoze ubu. Ariko we ntago ari kubara umwaka nateyemo ivega bro nategereje umwaka. Umwaka nategereje. Ura mwaka ndawubara njewe. Mu myaka ine. Abara niyo ayibaze yaba myinshi cyane. Oya uriya mwaka ubundi umwaka iyo wateye ivi nubwo bwose muba mutabana sibyo ariko nyine wa mwaka avuga ati aha ngaha nyine nuwanjye tu. Ariko ntabwo icyo yaba ari umugore. Ntago ari umugore ariko muba mwarabyemeranyije musigaye nyine ku mategeko bisanzwe. Rego ubundi wamaze gutera ivi ubwo nyine aba yabaye wamusige kubyereka ababyeyi no kubishyira mu mategeko kugira ngo babihe umugisha. But then from that very moment mutangiye urugendo nubwo urugendo ruba rutangiye. Umutereza ababyeyi bawe batamuzi. Ababyeyi banjye bari bamuzi ariko kubigira officiel n'urya munsi. Umunsi namutereye hivi nibwo byahise biba officiel kuri njyewe. Ku bandi bo sasa bivuze ngo werekanwe kwa nyakubukwe nyuma y'uko uterewe iki. Yeah, actually akoko before ubundi yabenyerekaga ku mafoto nanjye ntago yari yaranseri ko batazi icyari cyo koze ntago wajya kuvuga ibintu bitaraba. Rero twagiye kwiyerekana nyuma yarantereye so naremeye yuko twatangira iyo mishinga nibwo twagiye ariko bari banzi tunavugana biraho kugeraho nagezeyo yarateye ivi. Uyu munsi ko tuje cyane kubera ko ari aniseti. Oya. Aniseti tumutinya kandi. Oya. Oya. Robert nuko amusaza cyane. Robert nyina tuma. Umwana wanyu. Oya nise tutavuga. Oya. Ako bari abagozi kuno bashaje. Uzi ko Robert yambyara. No. Uzamubaze. Uzagenda urebe ku ndangamuntu ye. Logan photography yishihagarika muri journalism mu buryo buziguye. Oya, photography navuga ngo kuvuga ngo aho ngeze ubu ngubu ni kubera photography. Kandi journalism kuyikora nayo yimvorovinga photography. So rero nta buryo nareka photography. Photography iracyari on actually ubu ngubu niyo start. Cause ubu ngubu turi ku expandinga none dukora ibintu noneho bimeze neza bitwika mbese. Niyo rero projet nababwiraga Ingabire yasanze Logan ari gutekereza muri we amufasha kuyishyira mu bikorwa. Asanga n'undi studio photo yitwa I Shoot Pictures. Ni I Shoot cyangwa ni I Shoot? Ni I Shoot Pictures Limited. Ndasanga rero ni umufotographe uyu mudamu yaramwegukanye akiri umukobwa. Ndavuga ngo umufotographe ukundwa n'abakobwa cyane niba kubera cyane barabyaje. Hari ikibazo wabajije ejo bundi kira kibazo urabizi ngiye ntabwo nkunda kukibaza amakouple. Iki kibazo nyine nkunda kukibaza amakouple urabizi. No ugiye kukibaza se? Oya tubire byambere abonye kuri channel yawe. Uri gukeka iki? Umura ntabwo ndakikubaza. Ubwo urashaka kuvuga ngo ijoro rya mbere ry'ubukwe? Oya. Ntabwo umura ngikubaza. Ariko Okay. Enda mu bibazo namubajije love story yabo buryo yatangiye. Rugendo ubwo uko barutangiye naho noneho babyemereje official kugira ngo binjire mu rugo. Naho nibyo ngibyo bibazo namubajije. Byonyine. Nta bindi biri
bihani nigeze mubaza benshi rero iyo barwinjiyemo igihe cyageze bagaragiwe n'ababyeyi donc ari ibirori byuje ibyishimo gusa usanga abamarangamutima akunda kuganza cyangwa se akunda kugira uburyo ari abakobwa n'uwari umusore nawe bari kuva mu busiribateri bari bishya baravuga bati twaraye dusenga bati twaraye amamufuma urumva umuntu ahise asinzira yari imeze bite Ingabire umunsi rugana kwegukana muri byo actually twageze mu rugo bwakeye kuko twageze saa 7 twakoze ubukwe burangira saa 7 umva rero twagiye koga naho mwatwikururiye oya twatwikururiye kuri nuza aho twakoreye wedding kuri Camp Kigali hanyuma rero mugira mu rugo pare na mari bari bagihari amarene yangejeje mu rugo mfasha gukuramo iki aranyinangeza no muri chambre so nta bidasanzwe twebwe twarimo dushima Imana deja ko marene amaze kugendera byagenze bite marene amaze kugenda ntago mbizi ntago byibuka byibuka ari tugeze kuganira ambwira ko we yaraye ijoro ryose ashaka gusubira iwawe jewe ntago nabashaga kubyumva nyine nabanje ko hari umunezero ko birangiye se ntago bacu nzasubirayo se iki none ikintu cyambabaje na grand frère yaramerekeje bose twageranye mu rugo arangije bangejeje mu rugo niki yakongoreye nuko n'umuntu ongita province sore yarambwiye mama nawe yarahari mama ntabwo yahageze aje kugera mu rugo rwacu nyine rwacu so yarambwiye ndagiye rero ngasaba bye akibimbwiye aribwo numvise ko bya bintu byarangiye wa province rero bagiye kumufungurira ngo yigendere bya jambo yakubye kaburuti niryo yarambwiye ngo ni province ubu turagiye rero ngasaba bye kibimbwiye numva koko ko nsezeye semane yanjye numva nyine ntagiye subira nseta ibirenge baragiye barasize yararize ntabwo narize so warira uri kumwe nanjye yarira ari kumwe nanjye ko narayigishije oya ntago yarira murenze ega bro ndatwika nje ndatwika man nje ndatwika bro icyo yaragiye kubivuga oya ntago yarira nyine ntago ntabeshya nje nakoze ubukwe ewana depite ntago ari ibanga na benshi bari buri kiganiro barabyizi rero nakoze ikosa ryo nta kosa wakoze sheri kugerayo mbere nagezeyo mbere banza ndungurukayo so nagiyeyo mazi ababicacinga rero nanjye ndabicacinga hari n'abantu usanga bafata amafoto y'ubukwe bari kuzuminga ngo barebe ko ntako byagenze ugasanga umuntu bamufashe hari ukundi sosiyete bifata nibyo ntabwo ari na byiza pe kuko nanjye hari byinshi ntabonye nari kubona iyo ntabikora before ariko akenshi abagabo nibo nyine batuma ibyo bintu bishobora guhita byihuta koze nkurikije njyewe uko mbyibuka uyu muhungu mbere tugifiyansanye akiri umuhungu ndavuga uyu bifa ari umuhungu arambwira ati njyewe ntakubeshye ikintu cya mbere nshaka kubona ko mbyara urumva akabimbwira gutya ariko akabimbwira nkava se none ari nkawe cyangwa ari kumbwira ko angejeje ntabyara byagenda bite yarameze nko gute nyine yabimbwiye yarabimbwiraga nyine nabitekereza mbese uyu mujama ubwo ko bizagenda biti ariko ahita nkorera ikintu kibi niko navuga ngo ntibazabikore bazareba kino kiganiro amporopoza habura umwaka ngo tubane so nambaye impeta kuri 26 décembre 2018 dukora ubukwe le 26 décembre 2019 urumva deja umwaka wuzuye neza so rero uwo mwaka mamu planning ibintu by'ubukwe n'iki muhura kenshi mugira gute urumva deja habaye umwaka wo kwisanzuranaho cyane habamo ibintu byinshi
urumva akakubwira ati desha se uri umugore wanjye, ikimenyetso nk'icyo uragifite, iyo mpeta iyo yambaye umaze kubyemera. So none what else? umugabo ko ari quick and smart. Ako Chita, honestly ngiye bundi ukuntu meze ntabwo ngendera ku by'abandi bavuga cyangwa se bavuga, buri muntu wese agira uko atekereza kwa. Aho kuri njyewe numva yuko ikintu iyo byabayeho hari ingaruka zibaho. Nta ngaruka nazo. Nko mu idini ntabwo banze kubasezeranya cyangwa ngo family ivuga iti. No kuvuga ngo ikintu cya mbere sibyo iyo bibayeho ntago byari byose wajya gukora ikintu utizeye uwo uriwe sibyo. Ye nimba mvuze ngo ngiye gutera inda nuko nzi ko nizeye ko uwo nyiteye azayibyara, ndi ready yuko uwo mwana naza nzamurera, ibyo bintu byose bikaba. So rero kuri njyewe intege kutabaze neza. Aya of course rega turi abantu, umuntu ashaka kuvuga ngo ati rwose ati buri ati hanyuma Loga ngo mu itorero byaje kugenda bite? Itorero nta kibazo, itorero ibintu bimeze neza kwera imyimerere yanjye, kwera n'umwanya muto twadufite. Kuvuga ikintu cyari cyabayeho ntabwo mu itorero kwa kundi usanga nka pasiteri ati yes nabasezeranya. Se pasiteri erega buri muntu wese aba pasiteri. Umuntu ni gute azakakubwira ngo wewe emera ibyo ngiye nemera? Ntabwo ngiye ibyo bishoboka. Urumva pasiteri tudahuje imyemerere ntabwo aba ari pasiteri wanjye kuri njyewe. Pasiteri nshobora kubwira ikibazo cyanjye akacyumva, niwe pasiteri numva ko ashobora kumbwira ibyo ambwira nkabyumva neza. So kuri njye rero abapasiteri bose twari tuziranye naho nasengeraga nta kibazo bigeze babigeraho, kandi baransezeranyije ibintu bigenda neza. Hanyuma soso iyo iki kintu cyabayeho muri famiye ntabura ababyeyi bari strict cyane ku bintu bijyanye na famiye, ati turasabye kwa kundi mu miryango bimera, nawe urabizi kuko niwo wabinyuzemo. Nta nk'umutante akubwira ati aya ntabwo uzaburetse rwose. Oya ntabwo babimbwiye kuko umugabo araguhemukiye. Ntabwo nahise mbivuga, naracecetse. So rero tugiye muri civile tuvuyemo nibwo abantu batangiye kubwira mama ati ese wabibonye mama arambaza. So ndamubwira noneho nakubwira kuko nabaye umugore w'umugabo, byarabaye niko biri. Nyine barabavuga se kuki mwabikoze, ndamubwira niko twabitekereje. No kumwe mwarabiteguye. Ubwo nta habone muri famille abura wa mutante bibaza umusore buri nta muntu waguciye intege ngo mutangire gutekereza usanga ari byo koko. Ntabwo byabayeho, gusa nyine ntabwo haburamo ababifata nabi kuko n'ubundi ntabwo iwacu bo babishakaga, bumva ko bashingira umukobwa umeze neza neza. So rero ntabwo byaburamo gake, ariko bahita babyakira kuko ni ibintu ntabwo ari bibi, ni umugisha. Keretse nyine uburyo wenda biba byarakozwemo, ariko ntabwo babigize big deal. Wumva ukurikije uko ubyumva sosiyete ni ibintu ikwiriye kugeraho ikibazo. Buriya rero biterwa n'umuntu n'imyemerere ye. Kanjye ndumva ntakubwira ngo ubigireho ikibazo cyangwa ureka kukigira, biterwa n'uko wowe wateguye plan y'ubuzima bwawe n'uwo muri kumwe. Byakabaye byiza ugiye uri meze neza ko mukabikorerayo, ariko binabaye ntago nagutera ibuye, sinagutuka, biba byabaye. Turi abantu reka, turi abantu. Kandi urubuto rwashibutsemo Junior. Junior amashimwe ndamuzi. Aratwika bro. Tuganira njyewe nawe. Wamubonye? Ngenzi kuganiriza ababebe batoya kuri iyi. Akora bro urarenze. Ndamuzi. Nese ko yandebye akarira kandi ari ubwa. Bushize ntabwo nigeze mukana nayo yari kuri. Ko twarebanye ukabona turaziranye. Yabonye busa. Ariko rero njye nafitemo dute nimba ari umwana wawe. Ubundi ntabwo ajya apfa kwemera abantu bose, ariko we yakubonye arakwemera. Mfite ka baby face kandi yakora. Mfite ka baby face ndumumenya. Sizere ko madame atareba kino kiganiro. Arashireba.
hanyuma rero Julia reka twivugire kuri iShoot biraje nk'umushinga ni projet wabwira gute Abanyarwanda kubera iki Abanyarwanda bakwiriye kureba YouTube channel ya famille yawe ukuvuga ngo icyambere reka ne kubanza kuvuga kuri iShoot Pictures icyambere cyo kuvuga ndashaka gushimira Imana yampaye umuntu twicaranye ahangaha umufasha wanjye ndamushimira cyane kuba yarabashije kuboostinga ibitekerezo byanjye nari mfite bikaba bibaye reality ndabishimira Imana so icyo navuga kuri iShoot 250 TV show nuko umuntu wese ugiye kuzajya areba iyi channel zaba iriho content nziza hariho entertainment hariho lifestyle hariho luxury hariho ndetse na showbiz kuvuga gukoresha ibiganiro byiza byubaka society nyarwanda showbiz zigiye zitandukanye mu mikino imyidagaduro n'ibindi bigiye bitandukanye bituma umuntu abasha kuba entertained then wenda n'utundi tuntu dushya dutuma ikintu cyose gituma society nyarwanda itera imbere iba boosted ahira ubungu bikagera hegera niyo sije twagize kugira ngo twifuze natwe kuba twashyiramo kiganza natwe kugira ngo izamuke natwe turi kumwe aba subscribers none ni bangahe right now bandi kuvuga dutangiye ubu haciyeho icyumweru kimwe dutangiye maze kugira ndumva ngeze mu 180 so far turifuza yuko tugira n'ibihumbi 10 aho kubera Imana n'abarimo kudukurikira please mudusapotinge mukore subscribe mukore like and share ku buryo niturangiza kino kiganiro twifuza yuko byibuza twabamonetize kugira ngo dutangire neza bihano ukuvuga ngo icyo dukeneye 1000 subscribers tugakenera 4000 watch hour kugira ngo at least tube turi ku bandi dutangiye kuba monetized by YouTube ibyo rero nitubigeraho biradufasha no gushyiramo imbaraga kugira ngo tuzaniza content zose zigiye zitandukanye kuri ino channel yacu kandi zabashimisha kabisa bana natwika bize neza nabonye ariho ikiganiro cya Jado na couple waragisohoye naragisohoye ubu kiriho narangisohoye ijoro rishize cya Jado na Bora ni ikiganiro cyiza bagende bagikurikira ni ikiganiro cya Jado na Bora cyangwa link dushireho ya channel iriho videos zose byaba channel yose turashyiraho iShoot Pictures uburyo mugenda mugakora subscribe iShoot TV show iShoot TV iShoot 250 TV show na iShoot Pictures Limited bajye kuri Instagram ba liking kuryo niho tuzadukira reka dutwikire channel yonyine abantu babikore rwose babishaka kandi na share kugira ngo bigende fresh uyu munsi mumbabarire iki ari abantu 180 ejo bazamagana 200 300 kuzamuka bikomeze bituma nukuri abantu ndabasabye Chita ndabasabye nyemera mbibabwira please kora subscribe like and share udufashe gutera imbere kandi iterambere ryacu nituba tumeze neza namwe muzaba mumeze neza kuko tuzajya tubazana content nziza zirimo ibyo byose tumaze kubabwira kandi zizajya zituma namwe muba entertained ariko ibyo byose ntabwo tuzabigeraho mudadufashije so mukore subscribe comment like and share and dutwike ubu rero uzi ikindi kintu tuzakora nanjye ibyo avuze ntacyo narenzaho ndabasaba mu bidufashemo Imana irabaha umugisha mudukorere like share subscribe na comment ni mu bidufasha iterambere ryanjye nk'umunyarwanda nawe uzabigeraho uzabigiramo impact nziza hanyuma kuri iShoot tuzajya tubonaho n'ibiganiro by'abakobwa n'abadamu wakoze ibyo turacyabitekereza inama uburyo ibyo turacyabitekerezaho ariko soon tuzababwira igisubizo nyacyo of course urubondra uyu nguyu niwe boss namuha ibitekerezo uyu niwe boss uyu niwe boss ngiye kuzajya mukorera sibyo none tugende dutwike ukuvuga ngo ibintu byose byiza bizaba biriho muzaba muri kumwe uyu nguyu nase wamusiga bro ibi ntabwo byagenda neza tamasiko y'ikiganiro cya mbere muzakora muri kwigisha abantu bange kubana muri fiançailles ahubwo buriya rero boyfriend no donc ya copinage ubaho neza mu célibataire utuntu nk'utwo ngutwo ni vuba cyane
cyane urumva boss ibintu byose yashyizemo umugisha hayari bizagenda neza rero mukandi subscribe kuri YouTube channel twabashyiriye hasi muri comment section mubafashe kugira ngo bigende neza. Ni kenshi mu ngo cyangwa se mu muryango akora business umugabo akora business umugore ati business ni yawe shaka abakozi bose bikurikirane wenyine ahubwo nko faranga ku gakonte kamuti oya ati nibwo ni bya bintu byawe loga ku mudamu wagushyigikira muri ubu buryo ni ibintu wakira gute aburiya uzikina icyo navuga sibyo navuga ngo ndi very blessed ariko ukuvuga ngo umugabo wese uzi ngo afite umugore ubone ninjye mugabo numva ko ari njye ufite umugore mwiza kuri njyewe koze kugira umuntu nk'uyu nguyu ugusapotinga igitekerezo cyose uzanye ahita ati-developa none kigata kijya mu bikorwa nta kamaro nk'ako ngako ko kugira umuntu nk'uyu nguyu so navuga ngo ni ukuri ndishimye kandi urabona ko nishimye pe nimba dushakanye mu gihe cy'imyaka ingahe tukaba tubaje gutekereza ku kintu nk'iki kikaba kigiyeho none reality ni umugisha ku buryo n'undi muntu uri hariya ushaka gukora urugo please azaje mu rugo baravuga ngo urugo ngo ruba rurimo ibibazo bro aya n'urwo ujya mu mano ukaba uri mu mata n'ubuki wowe bimeze bite bro ni amata n'ubuki njyewe ni paradizo kabisa ni paradizo nose ubona ko nishimye turi kubibona oya biba bigaragara ko yanyuzwe aranyuzwe ameze neza ni ukuvuga ngo ndatwika A to Z ni ukuvuga ngo uzi ikintu gihari noneho sasa nukuzagera tugashaka ibere ryabigogwe tukahita durishinga mu rugo utaza kwiza sasa ivuga ni romantique cyane ngira ngo niba mwarabonye video iheruka Simbi ubwo yari yagukoreye surprise karangase nari ari yego wenda nari kubwira mbere ariko ubundi ngiye surprise ntabwo nzikunda ariko uriya munsi nari nihanganye pe mbere nari kuvuga warangambaniye ari nabipanze rwose nabitegereze birangira tubigezeho ni biki umaze kwigira kuri uyu mugabo cyangwa se umaze kwigira ku gushaka mama Juno Chita ni byinshi ntago nagiye ubundi nashatse nzi ko ngiye nyine gupanikisha ubuzima ari ibintu biteye ubwoba ari iki ari kwikorera urugo ku mutwe no so ubundi urugo iyo ushaka kurworoshya ruroroha niyo ushatse kubikomeza biragukomerera rero nagize amahirwe nishimira n'Imana ni mu mugabo mwiza muri byose so rero ntago nzi ko nabivuga ariko ndi umunyamugisha kumugira n'umuhungu wanjye Shami Ellis Junior ni yitwa Logan n'uyu yitwa Logan ni senior undi ni Junior Logan Junior burya ariko umwana wese mutoya aba ari Junior because of course always haba ari senior ari wese sobwa nyine of course ahita yitwa Junior ariko tuvuga ngo ni Jona yitwa nawe Logan umwana yitwa Logan ntago rero abantu bose bajya bamagara Logan mu rugo niyo mpamvu akenshi bamuta Junior ubwo bavuze Junior ni Junior nyine ni senior nta n'uwana bitinyuka kurihamagara ariko harushaho guhamagara Logan akaba asinzira agakanguka uyu ni Logan senior akaba na Logan Junior ukuvuga ngo ni izina ryanjye yafashe yewe ni ukuvuga ngo ni izina ryanjye nawe agomba kuryita n'undi nzabyara zitwamo Logan mvuga no kuvuga ni izina ry'umuryango nuko nguko nyine n'ubu ngubu ntafite uburenganzira wenda ntafite atangiye gukora indangamuntu ubundi naguhita ngenda nkandikaho ngo Ingabire Logan Solange ariko nabyo birashoboka ni couple rero iryohewe mushyigikire umushinga wabo kuri YouTube link twashyize hasi mushyigikire kugira ngo bigende fresh niba bimeze neza kugira ngo bigende fresh hanyuma rero mbere yuko dusoza mu gihe kimubwira abantu bari kukiganira part 1 abantu bihangana iminota ni mike ikiganiro cya kabiri tuzakora isaha n'igice reka duhere kuri Logan Society kunganira tugere icyo tubwira abanyarwanda
ikintu cya mbere ndashimira umuntu wese wafashe umwanya wiwe akaza kuri no channel ya Chita Magic TV akareba kino kiganiro. Turabashimira ni by'umugisha, mukore subscribe, like and share kuri iShoot 250 TV show. Tubagezaho ibiganiro byiza bitandukanye harimo entertainment, showbiz, lifestyle na luxury n'ibindi bizaza gahoro gahoro, ariko byose tuzabigeraho kubera mwebwe mudufashe iterambere ryacu rizaba ryiza kandi namwe muzishima. Ndabakunda cyane. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye igihugu cy'u Rwanda n'abagituye muri rusange, ndashimiye abari hanze badukurikirana, ndashima Chita. Chita ni umushuti wanjye gusa bushize yarangambaniye barantubura, ariko ndamushimiye twiyunze. So ndabashimiye mwese mudukurikira, arabakurikira Chita Magic. Okay, ndabashimira mwese mudukurikirana, mudukorere subscribe, share, comment and like. Thank you. Chita Magic, ndagushimira cyane kuba wadusapotinze. Ni iby'agaciro, ni umugisha, kandi iterambere ryawe Imana igumye iri blessing iri kube times 10 aho maze kugera. Imana iguha umugisha. Ciao ciao.